Umwanya rero amazina yanjye nyine nitwa Musabyimana Joseph Umugisha, wenda ku batanzi ariko abandi kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Muri uyu mwanya rero abana bo nta kibazo turabihanganira, nta kibazo turabafite turabamenye. Kuri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya, kubera ko nanone Imana iyo iduhaye akanya burya nanone tuba dukwiriye no kwibonera akanya no mu ijambo ryayo. Twasoma ijambo rigufiya abantu bose bamenyereye riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ibice bitatu. Dusome n'umurongo waho wa 16 wonyine. Ni ijambo abantu bose bazi, ibice bitatu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice bitatu ku murongo waho wa 16, ariko tugeze ku murongo waho wa 18. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe. Umwizera azacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Aya magambo dusomye ni amagambo abantu benshi bakunze kuba bazi cyane kuyavuga mu mutwe. Ntekereza ko ubajije abantu benshi baba mu bintu by'iyobokamana, Yohani ubutumwa bwiza igice cya 3 mu murongo wa 16 abantu bose barawuzi. Iyo ugiye kwiga igice, ugiye kwiga nk'inyigisho z'umubatizo, barakwigisha bakakubwira ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. N'abana burya muri école de dimanche bakunda kubabwira uyu murongo cyane, baba bamuzi mu mutwe hose. Ariko ubundi ngira ngo uyu murongo umuntu aramutse awuhishuriwe akawumenya yabashyikiriye ikintu gikomeye isi yabuze. Ni ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Akantu ushaka kuvugaho cyane ni ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ubundi mu buzima busanzwe burya umuntu ashobora gukunda undi ariko akamukunda afite ibyo amuca. Burya mu buzima busanzwe abantu benshi hari igihe bakundana bisanzwe, atekereza ko aragukunze kubera ko hari ibyo agutegerezaho umuhereza, nawe kandi akaba ari ibyo umucungaho nawe azaguhereza. No mu buzima busanzwe no gukunda nk'abasore, ashobora gukunda nk'umukobwa ariko akunda afite ibyo burya ari kumureberaho, avuga bati umukobwa ndamukunze, wenda ndamukundira ko ari inzobe, wenda ndamukundira ko ari igikara, wenda ndamukundira ko ari muremure, wenda ndamukundira ko yize, wenda ndamukundira ko avuka mu muryango ukomeye umeze gutya ufite amafaranga. Mu buzima busanzwe abantu bakunda, ariko cyane cyane burya bafite ibintu byiza bashingiyeho byo gukunda. Burya mu buzima busanzwe niko abantu bamera. Ariko hano iri jambo rivuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege. Imana yikunda abari mu isi ntabwo yabakunze ifite ikibaciye,
yakunze umuntu ariko ikunda umuntu mubi, ikunda umuntu mubi, ikunda umuntu utari ubikwiriye, ikunda umuntu w'umunyabyaha. Nk'uko ijambo ry'Imana rigaragaza ko abantu bose babaye abanyabyaha ariko bakaba abanyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Abantu bose bakavuka abanyabyaha, ijambo ry'Imana rikagaragaza ko banduye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro, kubera ko abantu bose bavukanye kamere y'icyaha, bavuka ku buryo bari batari abantu bafite ibintu byatuma Imana ibakunda. Kubera ko umuntu yari amaze guhemukira Imana, kandi yamara guhemukira Imana noneho kuko yarabaye umunyabyaha kubera Adamu, kuko abantu bose dukomoka kuri Adamu na Eva, ijambo ry'Imana rikavuga ko bakoze icyaha bakarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, bakaba banduye kamere y'icyaha, natwe ababakomokaho twese tukaba tubaye abanyabyaha muri kamere zacu. Hanyuma rero umuntu amaze kuba umunyabyaha yahise atandukana n'Imana. Imana imurebye ibona umuntu yabaye mubi, ibona umuntu yabaye umunyabyaha, ibona umuntu yamaze kwandura, ibona umuntu nta kintu n'iki na kimwe afite, n'iki na kimwe gishobora gutuma yakundwa n'Imana binyuze mu mikorere ye. Kubera ko yari amaze kwandura muri kamere y'umuntu, burya muzarebe muri kamere y'umuntu hajya habamo gukora neza ariko hakabamo no gukora nabi, ku buryo umuntu ntabwo afite ibintu byiza gusa, uburyo ashobora guhera mu gitondo akora neza, uruse nimugoroba akora neza, cyangwa ahere ku wa mbere akora neza, ngo azuse ku wundi wa mbere akora neza. Mu muntu harimo gukora neza ariko hakabamo no gukora nabi, ku buryo mu muntu nyine umuntu aracanganye cyane. Uyu muntu rero ucanganye nta handi ijambo ry'Imana rivuga ko yari akwiriye kujya mu muriro utazima akajya kubana na Satani, kubera ko uyu muntu adafite gukora neza 100% nibura bibe byamuhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Hano muri iri teraniro turi ryo gushimira Imana, ryo kuba mu by'ukuri dufite umunsi w'isabukuru, ariko hano turi ntekereza ko harimo n'abantu benshi baba batarasobanukirwa urukundo rw'Imana. Harimo abasobanukiwe urukundo rw'Imana bararwizera, ariko harimo n'abandi batari bamenya urukundo rw'Imana, ndetse urwo rukundo rw'Imana mu kutarumenya bituma abantu benshi bahunga Imana bakayihungira mu bindi, bibwira ko ibyo bakora kugira ngo byongere kubahuza n'Imana. Ariko mu magambo makeya, wenda ntanagiye mu bintu byinshi cyane, ni uko umuntu nyine yabaye mubi. Ijambo ry'Imana rikavuga ko umuntu yabaye mubi akivuka kubera igicumuro cya Adamu. Kubera iyo kavukire ubwayo yavutse ameze gutyo, ikaba idashobora kugira ikintu na kimwe yakora ngo ayikize. Akaba atasenga amasengesho ngo amukize iyo kavukire, akaba nta mirimo myiza yakora ngo imukize iyo kavukire, akaba nta ngeso nziza yagira ngo imukize iyo kavukire. Nubwo hirya no hino wenda haba hari imyigishirize ivuga ko hari ibyo umuntu yakora bishobora gutuma wenda byatuma Imana imureba, ikaba yamwemera ikamuhereza ubugingo buhoraho. Imana rero iradukunda kuko n'ubundi yari ituremye idukunda. Nubwo umuntu yari amaze kwangirika agatandukanywa n'Imana, ntabwo byarekeye aho ngaho gusa ngo ireke umuntu azajye kurimbuka, azajye kubana na Satani. None ijambo ry'Imana rivuga ko noneho yo ubwayo yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, ariko imutangira abantu bari bamaze kuba babi. Iyo yatanze umwana wayo w'ikinege ariko imutangira umuntu wamaze kuba mubi, umuntu wamaze gutandukanywa n'Imana, umuntu wamaze guhunga Imana. Imana iramukunda, ariko kugira ngo yongere imugarure bisaba ko imutangira umwana wayo. Umwana wayo rero yatanze Yesu. Nuko ijambo ry'Imana rivuga, Imana imanura umwana wayo witwa Yesu imutangiye abantu b'abanyabyaha. Kuko Imana yari yavuze neza ko ibihembo by'ibyaha ari uyu muntu wari umeze gutya nta handi yari akwiriye kujya usibye kujya mu muriro utazima akabana na Satani. Bantu bose mwaje kwifatikanya n'umuryango n'abavandimwe, ariko ukaba utari wamenya urukundo rw'Imana. Turakubwira urukundo rw'Imana yagukunze ikemera kugutangira Yesu, kugira ngo ahari nawe numenya urwo rukundo
utazajya mu muriro utazima niwizera ibyo Yesu yakoze biguheshe kujya mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko kandi ibyo Yesu yakoze ni ibiki? Nubwo Imana yatanze umwana wawe ije kumutangira abanyabyaha, yaje kumutanga imubaze y'ibyaha byanjye, imubaze y'ibyaha byawe, kuko ibihembo by'ibyaha urupfu. Kandi Imana ikaba yari yabwiye Adamu ko nakora icyaha akarya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi, ikamubwira ngo gupfa ko uzagira gute? Uzapfa. Byagaragaye ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Burya abantu benshi ndabizi batwaye mu mitima yabo no mu mitwe yabo ko iyo uramutse ucumuye ugakora icyaha, ugatukana, ukabeshya, wirukanka ugasaba Imana iki? Imbabazi, bakavuga ko wihanye. Ariko ubwo si bwo buryo bwo kwihana Imana yavuze. Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari iki? Ari urupfu. Kandi urupfu Imana yavugaga ko ari ukujya mu muriro utazima, umuntu akabana na Satani. Kubera rero ko Imana yadukunze, ntibanza aho ngaho cyane, kubera ko Imana yadukunze, yadutangiye Yesu ava mu ijuru, asiga ubwiza n'icyubahiro yari afite mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ngo mu byaremwe byose nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo jambo rero ari we Yesu wahoze mu ijuru, yasize ubwiza, asiga icyubahiro, abamarayika bamuramya, bamukorera ku manywa na nijoro, aza gukiza wa muntu wavutse ari umunyabyaha, wagombaga kujya mu muriro utazima akazashyana na Satani. Araza rero, aza mu isi, avukira mu mwari Mariya, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, yambarira umubiri wacu muri Bikira Mariya. Ariko mu kwambarira mu mubiri wacu ntabwo yari afite kamere y'icyaha twebwe twavukanye. Araza hano muri iyi si, ayimaramo imyaka 33, yumvira iby'amategeko yasabaga umuntu byose, kubera ko umuntu we ntiyashoboraga kumvira amategeko y'Imana, kubera ko umuntu yavutse ari uwa kamere. Ijambo ry'Imana rivuga ko atashobora kumvira amategeko y'Imana, ndetse adashobora no kuyubahiriza naka na gatoya. Yesu riraje, yamaze imyaka 33 mu isi, akora iby'amategeko yagusabaga wowe yakunaniye, kuko kwica itegeko egare gupfa umuntu akajya mu muriro utazima. Yesu aje rero, nta na rimwe yigeze yica, kandi kutaryica ntabwo kwari kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, ahubwo kwari kugira ngo wowe ibyo ngibyo agukoreye bikubarwaho n'ubyizera, gutyo wowe biguheshe kujya mu ijuru. Ubwo rero nicyo gituma Imana rero imaze kudukunda iramudutangira, ariko aza kudukorera bya bindi byose twebwe byari byananiwe, twari twananiwe gukora. Araza abikora neza, arabinonosora. Noneho Imana ifata ibyaha byawe, Imana ifata ibyaha byanjye, bya bindi byose udakuyemo na kimwe, ibibara kuri Kristo Yesu. Imaze kubibara kuri Yesu, Imana irebye Yesu ibona Yesu yabaye umunyabyaha. Amaze kuba umunyabyaha rero, na kirya gihano wari ukwiye guhanwa, Yesu aragenda aragihanwa. Umubabaro wose Yesu yagize, akajya ku musaraba, agakubitwa, akambikwa ubusa, agacibwa amacandwe mu maso, bakamupfura ubwanwa n'Imana, bakajya bamubwira ngo nasinzire, bakamukubita ati fora ugukozeho, fora ugukubise. Kwari urukundo rukomeye Imana yari igukunze njyewe nawe, kugira ngo umenye ko umubabaro wose Yesu yababaye wavunjije umubabaro wari kuzabara wo kujya mu muriro utazima ugashyana na Satani. Rero soza mu by'ukuri wowe uri hano utari wari mu rukundo rw'Imana, umenye ko Imana yagukunze ikemera kugutangira Yesu, kandi mutanze yamubaze n'ibyaha byawe byose hatabuzemo na kimwe. Imaze kubimubara, aragenda ahanwa n'igihano cyose, wa mubabaro wose Yesu yababaye, za nkoni Yesu yakubiswe, rya cumu Yesu yatewe, rya kamba ry'amahwa bamutamirije mu mutwe, kwa kwambara ubusa kose Yesu yagize ari Imana, byari bivunjijemo umubabaro wose wagombaga kuzababara, ukajya mu muriro utazima. Ukugira ngo wowe wizere ibyo bintu, niwizera gutyo, kandi si uko byaragiye gusa, yagiye no ku musaraba, agiye no ku musaraba
amena amaraso. Muri uko kumena amaraso Imana ikuriho urubanza rw'ibyaha. Urukundo rw'Imana rwahiteye gutanga umwana wawe, nirwo rwatumye itanga Yesu amena amaraso kugira ngo ibyo nubyizera gutyo bibe umukiranutsi imbere y'Imana, biguhanire no kubona ubugingo buhoraho. Gusoza, Imana ntiyatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi bo iteka, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bose bakizwe. Abana mwe mubita wenda uri hano uri umushyitsi, uri hano utarizera ubutumwa bwiza, utari wasobanukirwa urukundo rw'Imana. Urukundo Imana yagukunze urukundo rwahiteye gutanga Yesu, arazaza mu isi imubara w'ibyaha byawe, akarya azira, aranabirangiza, ajya ku musaraba, amena amaraso kugira ngo muri ayo maraso njyewe nawe tubabarire ibyaha byacu. Nitubyizera gutyo tube twibereye abakiranutsi imbere y'Imana, tube tumwimboneye ijuru ry'umuntu, tutabikesha imirimo yacu, ahubwo tubikesha kwizera urukundo rw'Imana. Imana yabihimbazwe, Imana isingizwe, isingirijwe mu rukundo yadukunze. Hari abamaze kwizera inkuru nziza bakamenya urukundo rw'Imana. Dukomeze dushimire Imana yadukunze ikaduha umwana wayo, twemeye urukundo rwayo. N'uri hano wese ataramenya urukundo rw'Imana, bamenye ko Imana yamukunze ikamukiza kurimbuka, igatanga Yesu ngamukize kurimbuka. Nawe abyizere mu mutima, kuko Imana yatanze Yesu imubaraho ibyaha byawe, arabizira kandi yarabizize. Ibyo birarangira. Ubutumwa bwiza butavuga ko Yesu yazize ibyaha by'umuntu kandi akabihanirwa bikanarangira. Ubwo si ubutumwa bwiza, iyo si inkuru nziza. Igihano wari ukwiye guhanwa, Yesu Kristo yaragihanwe kandi aragihanwa biranarangira. Ndagira ngo nerekeza ku musozo. Imana ishimiwe ko yatanze umwana wayo, ishimiwe ko yatanze umwana wayo. Wowe uraho utarasobanukirwa urukundo rw'Imana, umenye uko rukundo Imana yadukunze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko muri Kristo Yesu ari Imana yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ubu Imana yavuze kwiyunga nawe, akira ubwo bwiyunge, kandi ntabwo ari wowe waje gufata Imana ngo wiyunge nayo, ahubwo Imana niyo yagushatse muri Kristo Yesu yiyunga nawe. Kandi kuko kwiyunga ubwo bwiyunge yakoze ni uko yishe umwana wayo ariko iranamuzura. Ijambo ry'Imana rivuga ko yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, ariko azurwa kugira ngo tugirirwe intungane imbere y'Imana. Natwe turi hano twishimira uyu munsi mukuru w'isabukuru Imana yatugiriye neza, nanjye Imana yagiriye neza. Menya urukundo rw'Imana, menya ko Imana intangira Yesu azira ibyaha byanjye. Kwizera ibyo ngibyo bintangira no guhabwa ubugingo buhoraho, nta kindi kintu n'iki na kimwe kibugizemo uruhare. Uyobozi wa gahunda njye ndasoje, nari kubwira abantu urukundo Imana yadukunze. Uri hano ataramumenya amumenye. Ntabanza Imana ikiguciraho usibye aho kikwiciraho, kandi kukwiciraho bigaragaza ko utigeze umenya urukundo rw'Imana. Umenye ko icyagutandukanya n'Imana ni ibyaha, kandi ibyaha ni byo Imana yamaze kukubabarira, iri kubabariye muri Kristo Yesu. Umenye ko ikintu yishyuje umwenda w'umunyacyaha ari amaraso, kandi ayo maraso yaramenetse, kandi ntawe urameneka. Ibyo gusaba penetesiya, ibyo kwaturira ibyaha, ibyo kuyongorera ngo Mana mbabarira ngo nakoze icyaha iki, ugasaba penetesi, icyo ni ikinyoma gituruka kuri Shitani. Abantu benshi baba batwaye ibyo bintu. Oya, amaraso ya Kristo Yesu yamenetse kugira ngo yishyure ideni ry'ubunyabyaha twari dufite imbere y'Imana. Ibyo nitubyizera bitubanyirizwe no kuba abakiranutsi, kandi baba abakiranutsi ni mu ijuru. Abari hano batarizeye urukundo rw'Imana, mwizere urukundo rw'Imana. Murakoze.